agire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye kwibuka kw'ibihe bihibindi n'agahora gahanze nabyo bisa gufasha ntizagushuke isi n'imi mu mucyo w'ubuzima inkuru yatangiye aho yari akiri umunyamakuru amatwi yose akorana n'amajwi ye amaso ye yiga inzira ubuhanga ubumenyi bwose yakuye mu itangazamakuru bukeye abuhindura ubuhanzi uyu yaba umuhanzi mwiza ibi ntago byamutesheje umutwe ntacyo byamuhungabanyijeho yabanje kwiga inzira amenya aho ashaka kugera mu ndirimbo zose ijwi rye ryahishuraga ubwenge ubuhanga bw'umunyamakuru bwamuherekeje mu muziki maze ahita yiyemeza gukora injyana ya gakondo iyi njyana yari yaratereranwe n'urubyiruko arayikora arayikunda ayisiga amavuta mu mitima y'abayumva abantu barayikunda indirimbo ze ziba umusemburo w'ibyishimo Clarisse Karasira umuhanzikazi ufite ijwi ryiza mu Rwanda ibyiza bye byose imirimo ye imbuto y'ubwitange byerekana ko iyi nzira yayize neza ikavamo impano idasanzwe ikundwa n'abakunzi bose umuziki we ni umurage ijwi rye naryo ni umurage ukomeye ubuhanzi bwe bukomoka ku bwenge no ku mutima kandi mu Rwanda hose amazina y'abantu imbaga nyinshi ziravuga izina Clarisse Karasira umuhanzi mwiza w'ubu n'ahazaza ikaze mu kiganiro cya none uyu munsi tugiye kugaruka ku muhanzikazi Clarisse Karasira wabanje gukora itangazamakuru nyuma biza kurangira ariretse ahubwo yerekeza mu muziki ikaze mu kiganiro cyacu cya none nge nitwa Justin Mind Harerimana kandi ubwibone n'intambwe subi inyuma ntizagushuke isi n'iminsi ngo ubiguteshe inzira ntizagushuke Amavu n'amavuko Clarisse Karasira ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite izina rikomeye mu muziki w'iki gihe by'umwihariko mu njyana ya gakondo amazina ye yuzuye ni Clarisse Karasira akaba yaravutse mu mwaka w'1997 avukira mu gace ka Masaka mu mujyi wa Kigali avuka mu muryango w'abana batandatu akaba ari umwana wa kabiri se yari umupasiteri mu itorero ryabo naho nyina yari umuyobozi wa korali ibyo byombi bikaba byaramuhaye uburere bwubakiye ku ndangagaciro z'iyobokamana ndetse bituma akura akunda umuziki ubutumwa bwe mu bihangano bushingiye ku gukunda abantu gusigasira umuco no gushyira imbere indangagaciro z'ubumuntu reka tugaruke ku mashuri y'ubumenyi yize Clarisse Karasira yatangiye amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda aho yize cyane mu bijyanye n'indimi n'ubuvanganzo nyuma yaje gukomereza muri Mount Kenya University mu ishami ry'itangazamakuru ariko nyuma y'umwaka umwe gusa yahisemo kureka ayo masomo maze ajya kwiga muri University Libre de Kigali IRK akomereje mu ishami rya politike mpuzamahanga International Relations nubwo atabashije kurangiza amasomo ye bitewe n'urugendo rwe mu muziki ubunararibonye yakuye mu burezi n'ubumenyi bw'indimi byamufashije mu kwandika indirimbo zifite amagambo y'ubushishozi n'inyigisho dore uko yatangiye umwuga mbere yo kwinjira byimaze mu muziki Clarisse Karasira yabanje gukora mu mwuga w'itangazamakuru aho yakoze kuri Radio Shingiro mu karere ka Gicumbi ndetse akora no kuri Flash FM ndetse na Flash TV Rwanda i Kigali uburyo yari afite impano y'ijwi ryiza ryumvikanaga byamuhaye kuzo nk'umunyamakuru ariko urukundo rwe rwinshi yari arufitiye umuziki byarushijeho kumukurura mu kwezi kwa Kanama 2018 yafashe icyemezo gikomeye cyo gusezera mu itangazamakuru yinjira byimaze mu muziki indirimbo ye ya mbere yayise Gira Neza yahise yamamara mu gihugu hose bituma amenyekana nk'umuhanzi ufite impano idasanzwe dore injyana ye uko yaje n'umwimerere wayo umuziki wa Clarisse Karasira urangwa n'ubusanzwe no kwibanda ku muco nyarwanda aho aririmba mu kinyarwanda ahuza injyana gakondo n'izigezweho bigatuma ibihangano bye byumvikana ku rwego mpuzamahanga ariko nibive ku mizi y'umuco amajwi ye asobanutse n'amagambo yoroshye ariko afite ubutumwa bukomeye ibi byose bikamufasha kugeza ku bantu indangagaciro z'umuntu ubwiyunge urukundo n'amahoro ubuhanga bwe bwatangiye no gukurura abahanga mu muziki barimo Ale Moko wamufashije mu rugendo rwe rwo gukora indirimbo zifite ireme dore indirimbo ze zakunzwe cyane mu gihe gito amaze mu muziki Clarisse Karasira yakoze indirimbo zakunzwe cyane
zirimo Giraneza Wigendere yamumenyekanishije Ntukababare Ndagukunda afatanyije na Sylvain Dejo Ifasha Abayo, umugabo we Ikimbo Twapfaga Iki, album Bakundwa yasohotse muri 2023 yamugaragaje nk'umuhanzi uhamye mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi byose nubwo tubikubwiye, hari benshi bahita bibaza Clarisse Karasira ko twumva afite ibigwi byinshi, ese haba hari ibihembo yigeze yegukana mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se imahanga? Impano ya Clarisse Karasira yatumye yegukana ibihembo no guhabwa icyubahiro ku rwego rw'igihugu. Yatorewe kuba umuhanzi w'umugore w'indashyikirwa mu Rwanda muri 2019 no muri 2021. Yahawe kandi igihembo na Rwanda Culture Heritage Academy kubera uruhare rwe mu gusigasira no kwamamaza umuco nyarwanda binyuze mu bihangano. Yongeye no kugaragara mu bihembo bikomeye bya muzika mu Rwanda byatangwaga Salax Awards. Reka tugaruke ku buzima bwe bwite. Mu kwezi kwa Gicurasi 2021 Clarisse Karasira yashakanye na Ifasha Abayo Sylvain, umunyarwanda wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamenyanye muri 2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzikazi Kamariza, aho Sylvain yari mu bateguye icyo gikorwa. Nyuma y'ubukwe Clarisse Karasira yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 7 Ugushyingo 2021. Aba barahuje maze bakora ubukwe. Nyuma y'ubukwe Clarisse Karasira n'umugabo we yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 7 Ugushyingo 2021, aba mu mujyi wa Portland na Maine hamwe n'umuryango we. Kuwa 13 Kamena 2022 bibarutse imfura yabo y'umuhungu bayita Rwanda, yakurikiwe na Kwema Light Fitzgerald wavutse muri 2025. Uyu muryango ukomeje gushyira imbere ibikorwa by'umuntu no gushyigikirana mu muziki, aho Sylvain afasha umugore we mu bikorwa bye bya buri munsi. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, mu buzima busanzwe habaho n'imbogamizi. Clarisse Karasira nawe nk'umuntu wabaye umunyamakuru akaba n'umuhanzi, hari imbogamizi yahuye nazo. Nubwo afite izina rikomeye ubu, Clarisse Karasira yanyuze mu rugendo rugoye. Yaretse amasomo ya kaminuza kugira ngo akurikirane impano ye. Byamusabye guhangana n'imbogamizi zo kubona abamufasha mu bucuruzi bw'indirimbo, ubufasha bwa tekinike n'amahirwe yo kumenyekana. Ariko uko yagiye yihangana no gukora cyane, byamuhaye umwanya mu ruhando rw'umuziki nyarwanda ndetse no hanze yarwo. Umwihariko we Clarisse Karasira arangwa n'ubutwari bwo guharanira injyana gakondo, mu gihe abandi bahanzi benshi bahisemo gukora injyana zigezweho. Gusa ni umwe mu bahanzi bake b'abanyarwandakazi bashyira imbere umuco n'indangagaciro, bagakora ibihangano bitarimo amagambo y'urukozasoni cyangwa ubutumwa bunyuranye n'umuco nyarwanda. Uyu mwihariko we nawe watumye aba icyitegererezo mu bahanzi n'abagore, ndetse akundwa cyane n'abakuze n'urubyiruko. Ibi byose bigaragaza umusaruro ukomeye ku muco nyarwanda. Uretse kuba umuhanzikazi, Clarisse Karasira ni intangarugero mu bikorwa byo kurengera umuco, kuko indirimbo ze zifasha kwigisha urubyiruko akamaro ko gukunda igihugu no kubaha umuco. Abanyamateka n'abakunzi b'umuziki bamufata nk'umwe mu bahanzikazi b'ingenzi mu gusigasira indangagaciro nyarwanda, mu gihe injyana z'amahanga ziri kugenda zigarurira isi yose. Tukiri kuri Clarisse Karasira, abenshi bahita bibaza uburyo yakoze umuziki. Ese yarari under management cyangwa yakoze ku giti cye? Clarisse Karasira yahuye na Alain Muku. Aba bahuye mu buryo bw'umuziki mu mwaka wa 2019 muri Gashyantare uwo mwaka. Bombi basinyanye amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3, aho Alain Muku yabaye umujyanama cyangwa se manager wa Clarisse. Uyu mwanzuro ukaba warashingiye kuba Alain Muku yarabonye impano idasanzwe muri Clarisse Karasira, cyane cyane mu kuririmba indirimbo zifite umwimerere nyarwanda. We ubwe yigeze kuvuga ko Clarisse ari umwe mu bahanzi bafite ubushobozi bwo kuzamura injyana y'umwimerere, kandi ko byari umwanya wo gushyira imbere iterambere ry'umuziki nyarwanda. Ku rundi ruhande, Clarisse nawe yagaragaje ko gukorana na Alain Muku byari igisubizo cyiza, kuko atari umujyanama ushaka gusa inyungu ze bwite, ahubwo yari afite intego yo guteza imbere impano ye. Ibi byatumaga amubona nk'umufatanyabikorwa udasanzwe ufite umutima wo gufasha kurusha kwirebera inyungu. Gusa hari n'impamvu zaje gutuma batandukana. Nyuma y'imyaka mike bamaze gukorana, haje kuzamo impinduka mu buzima bwa Clarisse. Yatangaje ko inshingano ze z'ubuzima bwite zari ziyongereye ku buryo gukomeza amasezerano na Alain Muku byashoboraga kumuzaga umwanya ibyo yashakaga no kubishyiramo imbaraga. Mu magambo ye, yabonaga ko hari ibintu by'amasezerano bitamworoherezaga kugeza ku byo yifuzaga mu rugendo rwe rwa muzika. Nubwo byari bimeze bityo, uburyo
butandukanye bwagaragaje ubwumvikane buhamye, ntihabayeho amakimbirane cyangwa amakosa akomeye hagati yabo. Clarisse Karasira yasabye ko bakuraho amasezerano kugira ngo abashe kugenzura neza inzira ye, naho Alemuku abyakira ku buryo bw'ubushishozi nta bindi bibazo bateje. Hari n'ibindi bihe byagaragaje ko umubano wabo wari ukiri mwiza, aho Clarisse Karasira yashimye Alemuku kubwo kumushyigikira cyane cyane mu gihe yari mu yindi chapitre y'ubuzima bwe, bigaragaza ko nubwo amasezerano yarangiye ubushuti n'icyubahiro hagati yabo byari bigihari. Nuko gutandukana kwabo kwabaye mu buryo bwubahirije amasezerano, nta makimbirane cyangwa ibibazo bikomeye byavuzwe mu itangazamakuru. Icya kabiri, ntabwo amafaranga cyangwa imikorere mibi ari byo byari impamvu nyamukuru yo gutandukana, ahubwo byari bishingiye ku byo Clarisse Karasira yifuzaga mu buzima bwe no mu muziki we. Imikoranire hagati ya Clarisse Karasira na Alemuku yatumye umuziki wa Clarisse Karasira ugira imbaraga mu gihe cy'imyaka bari bamaze bakorana, ariko gutandukana kwabo byaturutse ku mpinduka z'ubuzima bwa Clarisse no ku bushake bwo kugenzura neza inzira ye mu buryo bwigenga. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, ngusaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Justin Mind Harerimana.